Umuceri wo muri mwezi Ramazani ukomeje kuvugisha benshi amangambure ababo wiyemeje kwigira abayisilamu kugira ngo bavumbe kuri buri rugo. Kwa Mufasa se bigenze biteye kashidutse muri salo habereye intambara y'umuceri. My boss. Nakigendera ngiye nka gito ntago bazi ko afite diri yihutirwa no kunya ntuzapfata Yesu ashimwe ibyo uhita ubihindura tukivuga niko ubu tuvugana kano kanya diri utanakubwiye urayizi niyo nanjye ubu guhera aka kanya na n'uyu munota n'isaha biturindura amazina ugira ikanzu n'umushyirangiza afite ntabwo ari iz'abasilamu nta nubwo mbajije urase muzanye n'urwaye ruza ruvuga inyuma yawe ntabwo diru ni iyacu gusa ubu gahunda zimeze rero ubu nafashe gahunda nitwa haji nitwa bibigiriza wajya ureka kuvugira mu bantu tukabanza tukanavugana mwana genda hariya hirya tubanze twiganirira urumva rero tujya nakubwira njye nifashe nakubwiye ngo uze witeguye ibintu byose wambwiye ngo nyaruka ntabwo yize ngo ndanyaruka mu biki ngo nyaruka mufasha nyaruka nambirwa n'iki ibyo bintu shaka agakanzu gahunda imeze rero nta gahunda yuzuye njyewe nshaka agakanzu batone kuranyibagiwe NCS wa batone ke ntabwo byashoboka wowe mpa gahunda bite ngwana no ku gahunda unzingana gutya nagenze bite ubu ngubu ndi mu gisibo maze iminsi irenga 3 narya nsina nafutura wowe ujya mu gisibo mani ishimwe se ujya mu gisibo baho usibye uducapati nariye mu gitondo n'agatoki nariye kwa Claudine wapi bintu nagiye no kwa pasiteri wacu bimitse ejo bundi byakagari ariko siniruka kurya la cyakuzanye nakubeshe pe maze iminota 20 iyo ntacyo nkoza mu ngara nakuheruka pe ndi kureba udutotoriyo tw'ukuntu nyine wakiga ibintu bijyanye na Islam ugize uti Islam ntabwo z'amatariki ntabwo Islam wumva iki ntabwo z'amatariki turimo nyabo ubwo hari ukuntu bagenda bitandukanye n'abakristo icyambere nta musilamu ugenda agira gutya bagenda bate mu dufuka mu gakanzu utera intambwe nye nivuga gutya se wumva diru shaka ikanzu tujye kwa Mufasa gahunda ukuntu imeze rero gahunda ni hehe kwa Mufasa ntunyereze kwa Mufasa ntunyereze ndavuze ngo shaka ikanzu tujye kwa Mufasa uyikurikiza bya byana by'iwanyu umva mbwite nawe bakahita simye mugendera ntimusimba cyane mwino di nge nawe babiri batoneke sawa batoneke nande sawa twari kwafungurira Assalamu alaikum warahmatullahi Assalamu ni wowe sawa njyewe nimenye kabisa njyewe bagomba kwagera mbere na mbere abandi bose batazi wari mpamvu nanjye bagomba guhumurirwa njyewe ni mpamvu ranka mbere yo mubwira impamvu naguhamagaye naam ndabizi ko ari umuntu njya agira byibura nizera avuga ni uhari ibintu bijya ku murongo ngo rero mfasha kwakira abashyitsi ibindi wabufasha ubu ni njyewe uri ibintu byose bifite ku murongo uhumura rwose njye mfashe nabonera mu gikari umayisiko yipeti nze nanjye nakwereka sawa uzana ibintu byo gucuranwa n'ingumi base kandi mutuze ibyo kurya birahari ke nari mambranies
Salamu alaikum. Salam. Salam. Muraho meze neza. Meze neza alhamdulillah. Nari gusa hari ku musigiti ndavuga ati kanyure ngaho kwa Mufasa ndebe uko yaramutse. Yaba arimo. Mufasa? Umuislam. Ufite igifu. Ariko wa mwana we igifu cigiki ibyo sibyo by'ingenzi. Nugira ngo nirebere ka gahungu ke kunga se kangana muri iyi minsi. N'ahandi by'ibifu se mwana kibyo bifite byari. Ibyo se. Astaghfirullah. Kinga salamu alaikum. Salam. Kumuri kwihudanga. Umuntu yifata kamako kare kacanganje kwa Mufasa. Nze gusa. Mufasa ni mukuru wawe? Mufasa ni shehe wacu. Shewa. Ngira utora salamu. Salamu alaikum. Ngitaje shehe. Shehe mtabibu. Yambwaga gusa nizanga twatuzira. Bona we nakuzi. Tonzo witonze. Ariko nta kibazo Umuislam. Kwifatanya nawe. Uri tayari? Nta kibazo. Ari kuva mu dini. Akeje. atuye hano bambwiye ko arahajyanga meraho nk'umango ubwo kumanze nkoresha ari pirawu ntabwo wahayoberwa ikone bishobora kuba byegeranye sha ndende uriya muhamba yaba yahananze nyabo ya telefone ngisize mu rugo nibwo bugoryi bwa mbere nkoze si igipangu ndamenya ari iki n'iki kamera Mufasa watinze gukingura bite uri mu bite se mufa kambe nyinze Claude yahageze ariko ntago ajya kerewe nukuvuga ngo urugo rwanyu rwaragiye ruba kure abantu duturuka indugu ubundi tugera hano dukerewe kankire hano kankira oya iki kibazo cyawe sorry pa nukuvuga ngo ngiye ubundi wari ubizi ko najya nica gahunda ngerera hano ku gihe nkavuga ati ngomba kugeza nazindutse utagira uko kuza gusanga abantu bari kuzanga mufite ibifu byinshi oya ntuzanyitiranye buriya na bariya bavandimwe ngewe nukuvuga ngo iyo mbakumbuye nza kubasura ubundi se mwatetse si cyo cyari kinzanye nako tugende kandi mbyumvisha ariko kuki urishatse kuvuga ko uyu mwaka ari ukwipanga akazi oya twipanga akazi ndetse goshe ngo noneho iki kinga naho ndi muntu uri buzi ninjuje nyuma umuntu nyinjirana ninjuje nyuma irida ive musubire mu musa temo twigendere Neza none ko numva n'abantu bahari nta muntu nu sibaba vumbi babiri singa muze mbikubwira ngo kubye Assalamu alaikum niko ugira ngo bagusuhuze nuriya nuwa Mufasa bariya biteguye gushyira umuceri mu gife nawe wa Mufasa se pa bashaka gushyira mu mbese byari kugendekeye ibyo ni mubitinde kugenda ibyo nakubwiraga mubwira ngo buri weekend hano ndahaza ni ahantu umenyereye ahubwo natunguwe no gusanga igikoni barakimuye mbere cyabaga nahase cyangwa nihera deya we naha
nabaga nkigera hano bagahita bambwira ati wowe ubundi mbere banyitaga Musa. Musa ngo ni Musana nakumva. Musana n'umugore wanjye. Mbere banyitaga Musa. Bakabati ariko ubu ngubu nsigaye kuko nabyaye akana basigaye banyita Papa Musa. Papa Musana. Papa Mama Musana, Papa Musa. Musa. Oya, Papa Musa, Mama Musa. Akaba ari umugabo wande wa Musana. Ariko ikibazo bari batisha. ubona umuceri gutuma uvugisha aho kumenya ngo Oya nani. ariko nanone hagati aho ariko bukafiri bwishe wa none se ubwo bimeze bite Ese ko mufite umutima mubi bavande? hari magambo ntayice ubesha ngo wamusana udidinga udidibiza uwo ni umuceri uri gutuma Bagabo ngewe sinjye wabinjije. watuje Nawe kemanze kuva kera. Ese nge turaziranye. Turaziranye. ayo magambo nayi Turaziranye. nje kwisura nje gusuza musafanga Inde? Inde? None se hano ni kwa Mufasa. Uwo mugabo uri kuvuga ni randi rodiwe. Aramuzi. Reka mubwire rero. Nukuvuga ngo abu. Ngiye nibyo nakubwiraga ngo niyo mpamvu najya nkunda kujya gusura Mufasa afite abandi bashyitsi. Numva ngo gukinga. Tutarajya mu bintu byinshi. So bambwe ngo bagusize ku buyobozi. N'abandi bari gukoma. Bakubwiye ngo winjiza abantu, ubahe karibu, ubahe ikaze, kwa Mufasa ni kwa mukunda abantu. No mwaka no kwipanga kazi. ase reka mbabaze Nabahari! Oya. Bro. ko numva mufite amagambo menshi Nabo. ubu ngubu tuje nk'iwanyu Wahindira. Aricyo mfite ku muhanda kibaje. bashushe baya rero ni icyasaya cyahengamye kubera amagambo si wari nk'iwabo hano ni kwa bosi ubundi Mufasa muvani Imbosi. akakoze mu rugo muzi kwinyadeka wayagaye iwanyu N'ubundi. agahanga kabyimbye katuye Bona muceri tujyana. Bona ngo turi gute. Abagabo mugenzi wa n'umuceri mu rugo rw'umugabo mugenzi wanjye. Ngiye nibyo mubwira ngo namwe ibyo mukorerwa hano ni wanyu mwabyikorera. cyane rwose None se kandi we nakubwiye ngo iki? Ibiki? kugira mushiki wawe ujye ariko ukamubwira ibaze ko afashe ikanzu ukajya kuyitera ipasi ahita yitwika mu kimwe yambaye nyiranama Kandi wari warambwiye ko wari weteye pasi kuwa gatanu w'ikindi. si niba atabimenye ngongera yifura ayitera ipasi ariko nta ribi Wagira mushiki wawe kiryo gutyo. mana yanjye ari umutazi ko ndi umusiramu hano hose se None se icyo ni iki cyuzanye kandi? kamwereke ntabwo nazo nta kintu nzanye byibuze ndi kandi nabibuze ni byose Kinigi. Iyi sharupe ya papa ya mama we ijyanye. Imbabwira. Ubu najya gusenga akabura sharupe yikenyeza. Ntagazi kawe. Imite gufata. mubwire bahita babivuga ntabwo ari ukubakirasha Cyane imeshe. twakifashisha Cyane imeshe mama we najya gusenga akayibura. Uzanye sharupe ye. ariko nanone Mufasa ariko ameze neza Ameze neza. ko muri baba bamaze kugeza Yegura kundi bo mubireba nk'abamaze kurya. Ntabwo bizi. ariko iwanyu ntabwo murya uwo maze abona inda gusa Ninde ukubwiye ko dushaka? jewe ntabwo naje kujya mu rugo rwa Mufasa naje kumusura Muri kubivuga cyane. nta kindi kintu canzanye Ni ukuvuga ngo wala hirimo abura mbiriye ko ivyo byo urwo rutega amazi ahubwo se bari kuvuga bari gusangira n'iradiyo yabuze igihugu akuka kari kurinda gashira gutyo utavuga ngo uje kurya. umugabo nkawe ukanwa ukavuga kurumbura ku biryo gusa ntabwo muri ibiryo. ntabwo muri Si ku biryo taha si ku biryo njye ndapanga hariko mubonye wari kuriye Ni ukuvuga ngo Mufasa Naho hari naho Mpereza hari namugusuriza mpereza habura umukasi mpereza namugusuriza naho hari kafiri ahubwo waje wabaniye Voilà. So kuze kumusuza dusoje mvura gufata. amanita ntawe nawe utekereza tabarize hehe ko Mufasa muri saa mwaje gusarise ibaze naza ko amaze mukaje kajimenyende Amasa yo Aje he? gusara. ntabwo naje kurya Ariko Amasa yo gusara. njye nyikubwira ngo nyinjiza inyuma hasigaye mugenzi wanjye umwe niwe uri bwinjiza. Aba bandi kuko utange ko bahari menye uko tubasohora. Ubundi se avuye. Uvuye. oya sinababwiye ko gahunda uko yagendekeye se ni naje mbere Iyo nta gahunda narinzi. ngezeho ikansanga rwose
umuceri baberetse ku asa mutazi ko ndi umusilamu hari mutazi hadija mutamuzi witwa Hadija witwa Hadija higo nababwiraga nababwiraga abasuhuza n'uyo nababwiraga n'uyo nababwiraga mwe mukadufata muri ngo tuzanywe no kurya Imana irarema rwose uyu mugabo ntabwo mumukema Imana irarema ntari kuvuga tutamukema ariko se ko numva mwarushije amagambo njye bari kumbwira ngo oya natuje ahangaha ko twaje twashye mutore turebe mutore shahaduri no muri twe mutore mutore ni umumenyi abasilamu turaza tugufata wakina mama unazazi wowe wabindorereze Jamba dore nuyu urabona rero babishyushye umva reka mubwire igice kigera hano mwitore mwe babiri sinzi uko mubigenza mbone vumbi mbona abantu muzinga imirizi wanyu tuvuge ibintu dusubire genda nuze genda nuze njyewe niba mubwira ngo naho ubundi se dusohokana mu rugo reka mutanze basohokana ari kuza nawe gusuhuza muza mwinjirira abantu tubanze tugenda n'umwe hanze abangaba nani kintu muceceka tugenda murasohoka mwese cyatugenda hano twunze indoha ikiri igitero none yamenetse ninde ukubwira iby'indobo wowe urabikemura yamenetse umuriki ngo wabone nazo ziza mu mutima uretse gatoya je munsi witwa nde Abdul Karim usarira usarira he wakafiruni usarira he akuru umusazi usengera he usengera he usito wala musi matini we matini matimba mu musigiti yaje reka nta kibazo wowe nyuma utirengagije y'abanyita Salim ntabwo uzi ko twasariraga ku musigiti wahariye Kabusonzi wa Majengo Kabusonzi wa Majengo Kabusonzi wa Majengo Kabusonzi hanyuma aba bantu witwa Musa reka tubanza twumva amazina Musa mucuti wa Mufasa Musa mucuti wa Mufasa byashoboka icyo cyo hirya wagize ikibazo barayitwika witwande ndakubaza twande Hadija umushito wacumbise hanyuma none weto vugana iyo boss akubwiye ngo wakira abashyitsi ukakira zino ngegera z'ibifumbire bango bita igiparu bakubita urugi bararumena uyobewe ko twari dufite gahunda yo gusigaza barukubise bagwamo hanyuma se none twinango tugasigaza munyereka hari igikoni kiri ngembe ndabona cheka wandi nakugukemanga chacha abo hanyuma biragenda bite waba abantu bose ufite plan ufite niki ufite urugero rugabura abantu bose nimba bafite plan y'umuceri reka tubanze tujyane bino birungo nta kibazo umucuruza urarya umugabo usibundi bararobanura nk'uko barobanura nk'uko mugira barobanura inama mwiza urabizi ukuntu urarya umugabo usibundi adafite ubwanwa ntabwo nkarya umuceri w'ahangaha adafite ubwanwa si iki si akagabo adafite ubwanwa agadafite ubwanwa agadafite ubwanwa si akagabo umuceri urarya akagabo usibe undi ni mu burya mceri nanjye warananiye sindenze ibiro bibiri ni mu burya
ndahanga baraho nako mubazi ako musika mubaza batije shasha nakasta nako mubazi abakozi bagereye mu gihe nuko mbona cy'umundishe ndakuga kwa ndi umukozi wanicaye n'umukozi hanga iyi Mustafa era ndokarabe wowe mamburani mamburani reka guhera ku bakozi asa kufuta kavasa kandi mama nuri ka firu akia Mungu hala watahala ibishoye ntabyazi watahara ibishoye nabyazi watahara abatana ubuye guhera ku munanyi kana mwasije mu giti to kafilun filuni kafilun ari gukaraba muri amazi yo mu nzu abakozi mwahawe ijambo ubu ni wicaye ndashira abakozi twahawe ijambo imoso ushaka kwibukira abihurira abangaya unajya amazi mu mwana abakafiri genda uzana twe turaba twikara oya reka ngufashe nta kibazo baretse tugako kukuvuna ukawuzana twatwekara oya nta kibazo ayaranduye ariko ubundi nka bariya baba baratoraguwe he nkaho mugoroji niko ubanza ukorosha iminwa kata ibyo birabaye kafiruni oya amazi yasigaye ntacyo amazi yasigaye ntabwo nawe utaka kafiruni mufasa na runera bari baraje bari inyuma oya ntacyo bwanga tureranje birase batagira ngo twabari ibyabo se mwabikuyeho ariko umuntu yafite cyangwa byose bishyiraho tubarindire bishyiraho tubarindire twabimara wakwemeye ingofero oya nyura hanari uri kunyura hano zera nkwaki oya rata wakicaye ikibazo ariko umwanya ukina hose ubuze ako mwagaje buri umwanya ukina hose ubuze ariko nawe ni yabuze amahoro ushaka kujya kuzana yabuze amahoro inde mushe ubu murumba nuwi evan twaje ibintu bahari gihari ira hasi gwagwe amazi yangana utatazana ibintu byinshi ibintu sharabi unaba yarazindukiye cyane aho undi bakwi firuni ubwo twose ukwirira ukore suna kinga watajya mwongera kuza kuharungura turabakorana busha intumbagane za mugiga tukarijira ariko wari umukaritasi ngo duhabwe abakafiri barabimaze oya badusigiye mubizanire byacu muzane namwe muri abakafiruni twabavumbuye tumva twumvikane mwa ntumbi mwe rero muri abakafiruni batoneke mutanoneka n'umutima mukore suna nagenda agacana kamwe gasigara mubizane ntabwo baducura ndabizi muvanaho utumu tuzane n'inyanga mugari ubwo ubona ariko nanakira mbega ibondo ndumva ameze neza sidukoreye imbere mugutubukuyemo ubundi twavuga ati nanarya ntabwo duhaga n'ubundi namwe yo mwamwari ntabwo byari kuduhaza ntabwo byari kuduhaza ameze neza bivuze iki bivuze ngo amen bivuze iki bivuze iki bivuze ko ibiryo byashize hakuze ukuri igitutu wabaye ibyo bishira iyi ntuzabona ibintu bijyanye muzi ko muri kujyana utunyarwenya muzana agaceri nka murimo murabibona ko ari urwenya bazanira umuceri none ubundi aya masaha nayo gufutura mwebwe naho tuganira niba icara ntabwo ngiye nakoresha imbaraga na lift za nyuma na nyuma mukarya umuceri mukawumara murarwana ku muceri maze iminsi 7 niyiriza mufasire naramupangiye ibyumweru ibi ng'umuntu wonyine amara yamaze kwizigamira
ariko niba disipurisi aho kwirya n'igikakarubamba nimureba n'umuntu ngo mubone inzara afite koko iyo mikino muyigabanye ariko muyigabanye hano ni ko nitoza hadija ibyumweru bibiri nashize ntabwo warapfusha ubusa yewe hadija si urwasitani none se mbanza mbabwire muri abisilamu muri kuvuga ngo risiki yageze ku meza umwisilamu akava akagenda niyagarutse nta kintu abaza cyangwa mwacaga ku musigiti mukavuga muri abisilamu twe turi abisilamu mu mutima no n'inyuma kandi wasanga igicucu kitarayanugama mu musigiti ngo kibe faza nta kintu muri bubone acha brag ni ukuri kw'Imana ndababwiza ukuri hagize n'ingegero hagize ingegero mu muceri mwariye murawukado twumvikane ndaswingingire ndagakubita uzuye ubuze ko numva mutagiye no kuduka urahuruka wari waguze ibiro bibiri ariko tundi mufasa urahuruka utazazana ibyo bintu jewe murahuruka fata kiri zarizo zisigaye Jini uparato hasi ariko mufasa mujye mugabanya bravo ahubwo n'umufata twaratewe mufasa ibindi bikira se abayisilamu byagenze bite icara tumusoma niyo muzima wakumva ikibazo cyacu twebwe turaje dukoranye bose dukora tubaye abakoranabushake mwakoze iki ndatutubikanya akakuya mbese urumva ndaje nsanze mubimaze ngo none ntabwo turya umuryango tumyeyo ntabwo ni simwe mutubwira ngo tumutware ari kumutwara mukamugeza yitware ari intumbi nta muntu muri ako mufata n'abashori ugiye gusarira hero naje hano muje kurebana twaje kureba mufasa hanyuma uwo ninde uyu ni papa wa mufasa papa mufasa mutubwirire mufasa n'ubundi batisa famille duko papa mufasa ni nawe tuziranye ahubwo muraje mutazi n'uwapfuye My Boss Comedy Series. Kora subscribe kuri The Talent Films unayikurikire umunsi ku wundi.